n'ubuhe buryo bwiza bwo gushaka inshuti no gukundwa n'abandi? Nicyo kibazo ngiye gusubiza muri iyi video kuko ni ingingo inkora ku mutima cyane. Hari igihe gishize kitari kinini, hari ibintu mpuye nabyo bitari byiza, natumiye muri fete ahantu hari ibirori byari byatumiyeho abantu batari benshi rwose, batari benshi cyane nanjye ndimo. Narahageze ntangira kumva ni jyenyine kuko abari aho ngaho babonaga baziranye, buri wese baganira hagati yabo. Ngerageza nanjye kujya nganira nabo, ariko nkakomeza kumva ni jyenyine, nkakomeza kumva rwose bitanjyamo neza kuko nta muntu n'umwe nari nzenyemo aho ngaho uretse uwantumiye gusa. Bivuze ko bishoboka ko nabonaga tekinike zimwe na zimwe ari nabyo byatumye nkora ubushakashatsi bwimbitse cyane, kugeza noneho nzikoresheje zarafashije cyane nyuma yaho, kuko ni ibintu byari byankoze ku mutima cyane. Ubu bushakashatsi bwaramfashije cyane, bwamfashije kumenya byinshi cyane nshaka kubagezaho muri iyi video. Mugume ku murongo. Uyu munsi ndabagezaho inama 6 nakoresheje nshaka inshuti no gukundwa nabo muhuye, cyangwa se nabo duhuye, nabo muzahura, nawe ubwawe nuyikoresha bizagufasha. Nyuma y'iyi video ndizera ko ijambo kujya kureba abantu mukaganira biba bitakiri ikibazo, kuko nzi ko bibabaza cyane. Bibaza iyo wimukiye nk'ahantu ugasanga rwose uri mushyashya aho ngaho, ugasanga nta muntu n'umwe muziranyeho. Nzi ko bibabaza iyo ugiye nko muri fete ahantu cyangwa se mu kirori, ugasanga nta muntu n'umwe muziranyeyo, ugasanga utazi wese abantu benshi cyane, utazi abantu benshi. Niba rero utazi abantu, usanga ubona rwose uri wenyine. Niba utazi uburyo bwiza bwo kuvugana n'abandi, bwo kuvuga, iyi video iragufasha cyane, izagufasha kwegera abantu ndetse no kwegera abantu kugira ngo muganire. Uzasanga rwose bikoroheye cyane, uzasanga bikurinda kugera mu gihe cya depression. Usanga kenshi abantu iyo badafite izo tekinike zo kuganiriza n'abantu, zo kuganira n'abantu, usanga bageze mu gihe cya depression. Ari nabyo nshaka kurwanya muri iyi video. Mbere yo gutangira kwinjira muri ibi bigize video, niba utarakora subscribe ukuyikore, cyangwa se s'abone, ndagushishikariza rwose kuyikora kugira ngo utazabicikwa na video n'imwe, kuko buri wa gatanu dushyiraho byibuze video imwe, Niba rero warakoze subscribe, tuvuga ku ngingo nyinshi cyane zitandukanye zizagufasha kuba wowe, zizagufasha kubana n'abandi, kubana neza n'abandi, imibanire, ubuzima, iterambere ndetse n'imibereho myiza. Ujye wibuka rero gukora subscribe, kuko iyo wakoze subscribe buri wa gatanu iyo dushyizeho video, tuhita tukohereza ubutumwa bugufi tukumenyesha ko dushyizeho video. Ujye wibuka ukore n'akazogera kugira ngo uzajye ubona ubwo butumwa bugufi. Niba rero warakoze subscribe, ujye wibuka nubona video ukumva uyikunze uduhe like, kandi wibuke uyisharinge ugeze ku bantu benshi cyane, ku nshuti zawe, ku bo mukorana, ku bavandimwe bawe, kubo mwigana, kubo mwiganye, kugira ngo izi video zizajye zifasha abantu benshi cyane ku buryo butandukanye. Inama ya mbere rero ngiye kukugezaho muri iyi video, niba ushaka inshuti ku buryo bworoshye rwose, mu buryo butakugoye, ni ugusohoka muri zone de confort yawe. Ni ukuvuga iki? Ni ugusohoka aho uhora uri, aho mbese uhora uri. Niba hari abantu, ni ugusohoka ahantu uhora uri buri munsi, ukajya hanze ugahura n'abandi bantu, ukaganira n'abandi bantu, kuko ahangaha uri ntabwo ari aho abantu bazagusanga. Abantu si bo bazagusanga. Niba ushaka inshuti urabasanga ku buryo bwinshi. Rero ijambo gusohoka muri zone de confort yawe usanga risobanuwe mu buryo bwinshi, ariko aha muri iyi video ni ugusohoka aho wabaga uri buri munsi, nk'uko nabikubwiraga haruguru. Mu kazi urimo byose bitangirira he? Bitangirira aho ngaho nyine, gusohoka muri zone de confort yawe, ukagenda ugahura n'abantu, ugashaka inshuti. Gusohoka nibyo bizagufasha, niyo ntambwe ya mbere. Reka kuguma mu rugo, reka kuguma wirebera video, sohoka, genda uhure n'abandi, ujya muri groupe, jya muri salle de sport, jya muri library, uhure n'abantu benshi cyane, muganire, mumenyane, bityo niyo ntambwe ya mbere.
gusohoka niyo ntambwe ya mbere, kugenda ukajya kureba abantu mukamenyana, nibwo nyine niyo ntambwe ya mbere yo gutangira kugira inshuti. Binyibukije umudamu umwe wimukiye ahantu, yimukira muri quartier nta muntu n'umwe ahazi, akajya amuhamagara akambwira ati ndumva ndi jyenyine, ndumva mbese, noneho ndamubwira se kubera iki, arambwira ngo yumva ari wenyine, ngo yumva, ndamubwira nti harya ukunda iki? Urumva nari mbizi ibyo akunda, ariko numvaga agomba kubinyibutsa kugira ngo mbone aho mpera. Arambwira ngo nkunda kureba filime, gukora siporo, nkunda gutembera muri nature, nkunda gusoma ibitabo, okay, singusabye kugura abonema ngo ujye ureba filime buri gihe, singusabye cyangwa se ngo ujye uhora wicaye aho ngaho urebe filime gusa, ariko icyo ugiye gukora urajya kwiyandikisha muri salle de sport, ujye ukora siporo, ujye muri library, ugende usome ibitabo muri library ubisomeremo. Mu kujya aho hantu hombi uzahura n'abandi bantu, muzagenda muganira, ugenda umenyana n'abandi, gutyo ugenda uvugana nabo, muganire, bakugezaho amakuru, bakugezaho n'ibindi bintu byinshi bitandukanye, mbese umenye kuganira nabo, bityo uzagenda ugira inshuti aho uri. Ndakugezaho n'izindi tekinike muri iyi video uzakoresha kugira ngo zizakorohereze cyane, zikorohereze kwisosiyabiliza n'abandi. Donc niba ushaka inshuti, wigumira mu rugo gusa utekereza kuzabona inshuti, kuko inshuti zizakwizanira. Ntabwo inshuti zizakwizanira, ntuzicara gutya mu rugo ngo abantu bamenye ngo urahari, cyangwa se ngo niba ushaka inshuti sohoka. Niba wenda wimukiye muri quartier nshyashya, wenda wimukiye ahantu utari usanzwe utuye, aho ugeze hose udasanzwe uhaba, udasanzwe uhari, aho ugeze hose udasanzwe, wikwiyumvamo nk'ugeze ahantu, wikwiyumva nk'ugiye gufatwa na depression, genda sanga abandi ubabwire muri aho, nta kiguzi bigusaba. Abantu si ibisimba, nutangira kuvugana nabo bazabona rwose ko ushaka kuvugana nabo, ko mutangire muvugane, mumenyane, munabe inshuti. Uzasanga rero usohotse muri ya zone de confort yawe, muri ka kaziga kawe uhoramo, bizagufasha kumenyana nabo, bifashe kumenyana n'abandi, mube inshuti gutyo. Inama ya kabiri ngiye kukugezaho muri iyi video, niba ushaka inshuti no gukundwa nabo muhuye, naho uhuye nabo, ni ukuba wowe. Wige kuba wowe, mwige kuba mwebwe, mwige kuba mutishushanya. Amakosa abantu benshi bajya bakora ni ukwishushanya, ni ukugerageza kwiyambika ingofero itari bo rwose, kugira ngo biyoberanye, nyamara ibi ntibikora, ibi ntibiramba. Ibi urabikora bigakora akanya gato, ariko ntibirambe. Binyibukije inkuru bambwiye y'umusore umwe wahoraga iwe, nta muntu n'umwe ajya kuvugisha, nta muntu n'umwe waziranye aho ngaho, ubona rwose nta muntu baziranye, ugasanga arashaka kumenyana n'abantu, ariko atifitiye icyizere. Yashakaga guhura n'abantu, ariko ushaka guhura n'abantu ngo baganire, ariko atifitiye icyizere. Umunsi umwe rero aguze amafaranga, atira imodoka, atira costume, mbese ibintu byose yabitiye, ajya muri boîte, agerageza kuganira n'abantu, agurira abantu bose, agerageza kugurira abantu bose baramwemera, ubona rwose ari we wese bemeye aho ngaho. Na DJ wasangaga ari we avuga muri iryo joro, ari uvugwa muri iryo joro gusa. Nuko atahana n'inkumi nk'ebyiri, yagize inshuti nyinshi cyane muri iryo joro. Nyuma y'iminsi 2 yagarutse nta n'ifaranga na rimwe afite. Byagenze neza nabwo, kuko batekereje ko wenda adashaka kwesagura amafaranga uwo munsi, adashaka kudepansa amafaranga uwo munsi. Batekereza rwose ko ari ukudashaka kudepansa gusa. Nyuma y'icyumweru baza kumenya ko yari yatiye imodoka, yari yatiye costume, yari yagujije amafaranga, nta kintu na kimwe rwose, nta kintu na kimwe cyari cye, ko yari yagerageje kwiyoberanya. Aho kubona inshuti agira abanzi. Yaragishoboye rero kwiyoberanya, kuko
buri wese yari yamaze kumumenya, usangaga amuvuga nabi, nta muntu n'umwe umucira akarurutega, nta muntu n'umwe mbese wari ukimuha agaciro, bose baramuciye amazi, bose baramusuzuguye. Mu kwiyoberanya rero yigira uwo atari, byamukururiye abanzi aho kugira ngo bimukururire inshuti, byatumye ahubwo bamwanga, abantu bose bamuca amazi. Ntuzagerageze kwiyoberanya, kwigira wowe utari we kugira ngo urashaka inshuti. Birashoboka yego, bishobora gukora igihe gitoya, ariko ntabwo biramba, ntabwo byakora mu gihe kirambye. Jya wiga buri gihe kuba wowe, ube wowe rwose, wigaragaza uko uri, ureke kwishushanya, kuko ibintu ntabwo bikora igihe kinini, ntabwo biramba. Hari ijambo nkunda cyane, shaka nawe kutega amatwi rwose wumva warikurikiza, nahitamo gukundwa no kwanga uko ndi, aho gukundwa no kwanga uko ntari, kuko ku mpande zombi uzagira inshuti ndetse ugire n'abanzi. Byakumarira iki kugerageza gushaka kwigira uwo utari we kugira ngo ushimishe abantu, kandi ari iby'igihe gitoya, ari ibintu bidakora mu gihe kirambye. Niba rero ushaka inshuti, ba wowe rwose, ureke kwiyoberanya. Nuba wowe uzabona inshuti nziza, kandi inshuti zirambye, inshuti muzakomezanya, inshuti uzaba warashatse, mukomezanye. Wigerageza rero kwiyambika ingofero, kwihisha mu ngofero, kuko iyo ngofero niramuka yakuvuyeho, bantu bazahita bakwanga, usange ahubwo bantu bashaka ko baba inshuti, ukururaga inshuti, ahubwo wikururira abanzi, kuko bakukundaga rwose kubera ya ngofero wiyambitse. Inama ya gatatu rero izagufasha gushaka inshuti ni ukuvuga make no kumva byinshi. Nawe uzi abantu usanga usanga bavuga gusa, buri gihe bavuga, wese wenda urabazi, ushobora wenda kuba warababonye. Iyo bageze mu bandi, usanga abandi bose baceceka, ugasanga baracecetse, kuko bazi ko ari abantu bakunda kuvuga gusa, kuko bazi ko nta wundi muntu uri buvuge kuko bahageze. Usanga bavuga gusa bakabuza abandi kuvuga, usanga bavuga buri kanya bavuga ibyabo, barondora ubuzima bwabo, bivuga, ugasanga buri gihe ntibashaka undi muntu avuga. Ntibyorohera cyane umuntu kugira inshuti y'umuntu nk'uyu nguyu ushaka kuvuga gusa, udashaka rwose gutega amatwi abandi, udashaka gutega amatwi. Uyu muntu abantu benshi ntabwo baba bashaka kuba inshuti nawe, abantu benshi ntabwo baba bamukunda. Buri wese rero ushaka kwivuga, buri wese ugasanga ashaka kuvuga ibye, kwirondora ubuzima bwe. Abantu benshi ntabwo baba bakunda umuntu ushaka kuvuga wenyine, uvuga ibye. Wikora nka buri wese, hindura amakuru, ugerageze kuvuga make, ugerageza kuvuga ubuzima bwawe gusa, tega amatwi n'abandi bavuge. Buri wese niba ashaka kuvuga ubuzima bwe, bimaze iki kumubuza kuvuga? Bimaze iki kuvuga ubwawe? Ariko nuhindura ugatangira ugatega amatwi, ukareka abandi bakavuga ubuzima bwabo, bakagira gute, bazaguha agaciro, bikugeze ku ntambwe nziza. Bavuga ko gushyikirana n'abandi neza ari ukubatega amatwi. Gushyikirana n'abandi si ukuvuga neza, ahubwo ni ukuba wabateze amatwi, ni ukumenya gutega amatwi neza, ugatega amatwi cyane abandi. Nk'uko dufite umuntu umwe n'amatwi abiri, bivuze ko tugomba gutega amatwi kurusha kuvuga, kuko iyo uvuga cyane ntiwiga, ntacyo umenya ku bandi. Bivuze rero ko ugomba gutega amatwi kugira ngo umenye abandi, wige byinshi. Iyo utega amatwi wiga byinshi, ukamenya abandi, mbese ukavanamo amasomo menshi cyane mu bandi. Abandi rero iyo bakubona utega amatwi cyane, uri umuntu utega amatwi, ukunda gutega amatwi abandi, baguha agaciro cyane, bagahora bifuza kuba bari kumwe nawe, kuba inshuti nawe. Niba rero uri mu birori, uzahura n'abantu benshi, uzahura n'abantu baganire, bagire bate, bazi ibibazo, uganira n'abandi, uganiriza abandi, ubareke baravuga iby'ubuzima bwabo, ubatege amatwi witonze, ubatege amatwi neza witonze, ntubace mu ijambo, ntugire gute.
ntuzavuga ubuzima bwawe gusa, ubuzima bwawe rwose ubundore nk'uko nabibasobanuriye muri video zanjye. Niyo mpamvu nibutsa ko gukora subscribe kuri video zanjye ari iby'ingenzi cyane, kuko iyo wakoze subscribe ubona video zanjye zose, kuko video mbagezaho aha ngaha usanga zigenda zuzuzanya kandi zikagufasha kumenya imyitwarire, zikagufasha kuba wowe no kumenya uko wabana n'abandi. Izi video rero mbagezaho ziba ari ingenzi cyane, ntukajye wibagirwa gukora subscribe niba utarayikora. Ingingo ya 4 ngiye kugeza muri iyi video ni uguseka. Nanjye ndari kubwira nseka, kuko guseka nta kiguzi bizagutwara, nta kiguzi bizagusaba, ariko bivuze ikintu gikomeye, bivuze ibintu byinshi cyane. Abantu benshi ntibabiha agaciro, abantu benshi barabyirengagiza, ariko hari umugani uvuga ngo umuntu udaseka ntashobora gucuruza muri butike. Tekereza wenda uri muri sale, uri ahantu habereye ibirori, hari abantu benshi, hari kuko nk'ako kanya ukabona hinjiye nk'abantu babiri, umwe yarakaye cyane adaseka akambije agahanga, undi yinjiye aseka ubona rwose yishimye. Mbese uzumva bikoroheye kuvugana n'uriya muntu useka, cyangwa se uzumva worohewe no kuvugana n'uriya muntu udaseka ukambije agahanga? Ndatekereza ko uzoroherwa no kuvugana n'uriya muntu useka wishimye, ariko uriya muntu udaseka ukambije agahanga ntuzatinyuka rwose no kumuvugisha, uzumva bikugoye cyane kuvugana nawe. Uriya muntu rero ntuzagira umwete wo kumuvugisha, ari ikintu kidasanzwe kibi iyo umuntu aseka. Iyo umuntu aseka, abantu benshi usanga batabiha agaciro, ariko iyo useka nubwo waba wumva umerewe nabi gute, iyo usetse wumva ubuzima bugarutse, ukumva umerewe neza, ukumva ubwonko bwawe bujemo. Mperutse gufasha umuntu muri coaching. Umudamu umwe yaje rwose yenda guhura na depression, yaje afite ikibazo gikomeye cyane, aza kundeba ngo mugire inama muri coaching. Ndamureba mbona rwose ko amerewe nabi cyane, ubona yihebye cyane, mbese ari hafi yo kwiyahura. Kwa kundi abantu bagiye kure ukabona, ndamubwira nti nkurikira hano tugende, mwereka aho tujyana. Turagenda mujyana imbere ya miruwari, ndamubwira nti rero icyo ugiye gukora, urahagarare hano imbere y'iyi miruwari, uyirebe, ugerageze useke nk'amasegonda byibuze 2. Ajya imbere ya miruwari, mbona atangiye kumwenyura, araseka, arakomeza araseka, akubita igitwenge, araseka cyane ku buryo wabonaga rwose bigaragara ko habayeho changement muri we. Njye nahise mbona ko hari igihindutse muri we, kwa kuntu yaje ameze bitangiye guhinduka. Ubwo yatangiye guseka, ubwonko bwe bwatangiye kwakira ko atagifite ikibazo, ko ameze neza. Noneho utangira rwose kubona ahindutse, utangira rwose kubona, nanjye ubwanjye numva ko ntangira kubona ko yahindutse, atangiye kumera neza. Arakomeza araseka cyane. Noneho mbona ko ubwonko bwe iyo amaze gutangira guseka, ubwonko bwe butangira kumwereka ko nta kibazo afite, ko rwose ko noneho ameze neza. Ibi ngibi bikamufasha kwinjira neza noneho mu kiganiro tuza kugirana. Dutangira kuganira, ubona ameze neza rwose. Gerageza rero iyi tekinike yo guseka ni nziza cyane, irakora cyane. N'uwumva umerewe nabi, ujya muri miruwari wirebe, utangire useke. Ndakubwiza ukuri ko mu masegonda 30 gusa uzaba umaze kumva umerewe neza. Jya wimenyereza guseka, nuhura n'abantu basekere, bizagufasha kwinjira mu mishyikirano neza, kuko nabo ntibazagutinya. Nutangira guseka, bazahita bumva bakwirekuriye, nawe mutangire kuganira neza. Inama ya 6 nshaka kubagezaho muri iyi video ni ukwiga gufata izina ry'abantu muhuye. Dale Carnegie mu gitabo cye yaranditse ngo izina ry'umuntu ni ijwi riruta ayandi buri muntu wese aba ashaka kumva. Ni ukuvuga izina ryawe cyangwa izina ry'uwo muhuye
singusabye gufata amazina yose y'abantu bose muhuye, ariko nugera nko mu birori ukabona umuntu ashaka kukuvugisha akwiyadirishjeho, cyangwa se nawe ukabona nk'umuntu ushaka kuvugisha, ukabona wifuza rwose gukomeza mukaba inshuti, kuganira nawe, kuganira n'uriya muntu, fata izina rye. Niba utazi gufata mu mutwe, reba ahantu uryandika, uryandike uzajya uryiyibutsa, ntabwo uzaryibagirwa n'uryandika. Niba uzongera guhura nawe, uzamuhamagara noneho mu izina rye, bizamutangaza cyane, kuko akenshi usanga uhura n'umuntu akakwibwira, mugahura n'umuntu, nitwa kanaka, nishimiye guhura nawe wenda ukamubwira izina ryawe, ariko abantu benshi usanga babisiga aho ngaho, amazina tukayibagirwa, tukayasiga aho ngaho, ugasanga wese wabyibagirwa. Ariko wowe nubizirikana, ukazirikana izina rye, nimwongera guhura ukamuhamagara mu izina rye, bizamutangaza cyane kandi binamutera isoni, kuko azaba yararyibagiwe, azaba yaribagiwe izina ryawe. Bizatuma nawe atazongera kwibagirwa izina ryawe. Mwige no gufata amazina y'abantu, kuko niba ufite abantu ba hafi yawe, ujye kugerageze unafata amatariki yabo y'amavuko. Hari utuntu twinshi cyane tugomba kuzirikana ku bantu, hari utuntu twinshi cyane wazirikana. Ndaza no kukubwira igitabo wasoma kikazagufasha muri ubwo buryo, kikazagufasha kujya uzirikana amazina y'abantu, ugashobora kuganira n'abantu benshi. Iyo yari inama ya 5. Inama ya 6 rero nshaka kugeza muri iyi video, nuko kandi iyi nama ni ingenzi cyane, nuko nukwereka umuntu ko umwishimiye, wishimiye uko ameze muri iyi si dutuye, aho usanga dushishikajwe no gukritika abantu, ugasanga dushishikajwe na critique. Biratworohera cyane, critique ziratworohera cyane kurusha kwereka umuntu ko umwishimiye, kurusha kwereka umuntu ko ukunze ibyo afite, uko asa. Ugasanga umuntu, ibyo byose biratworohera cyane. Gukritika umuntu, gukora critique umuntu, guca imanza, gutega amatwi, usanga bitugora cyane, aho byoroshye kwangana. Ugasanga twanze umuntu, turamwanze cyane. Wikurikiza uko isi imeze, shakisha uburyo wahindura isi neza. Niba uhuye n'umuntu yambaye neza, aho gushishikazwa no gushakisha amakosa mu myambarire ye, mubwire ko yambaye neza kandi ko wishimiye uko yambaye neza. Ubimubwire kandi ubimubwire nta buryarya, aho kugira ngo ushakishe ibibi ku myambarire ye, kuko aba abizi ko yambaye neza, ariko iyo umubwiye ko yambaye neza biramushimisha cyane, ugasanga rwose birarushaho gutuma yigirira icyizere, biramushimisha cyane, rero ugasanga afite confidence. Niyo mpamvu Dale Carnegie, nk'uko navuze mbikubwira haruguru, yanditse mu gitabo cye ngo ntugace imanza, ntukanegurane, gerageza kwishimira abandi, kubereka ko ubishimiye, kubereka ko wishimiye ibyo bafite, uko basa, uko bambaye, n'ibindi byinshi bitandukanye, kandi nta gukabya, kandi nta buryarya. Bizajya bibashimisha cyane, bibongerera icyizere, bizatuma mugirana imishyikirano n'abandi ku buryo bwiza. Inama ya 7, iyo ni bonus, kandi ni nayo ihatse izindi zose muri izi nama ngiye kukubwira, nuko udashobora kuba inshuti n'abantu bose, ntushobora gukundwa na buri wese. Ibi nagiye mbibagezaho muri video zanjye, akenshi nagiye mbibagezaho. Niyo mpamvu nkubwira ngo ujye ukora subscribe niba utarayikora, ibyo ubizirikana, kuko ntabwo ushobora kuba inshuti n'abantu bose. Akenshi usanga dushakisha inshuti, ugasanga turensista, kuko buri wese si uko aba ashaka kuba inshuti yawe, si uko aba ashaka ko muba inshuti. Hari abantu benshi usanga baba badashaka ko muba inshuti rwose, ugasanga rero uraforsa, wihanyanyaza, kuko ushobora kwitesha agaciro. Ugomba no kubyemera. Niba umuntu adashaka kuba inshuti yawe, ukabyemera rwose, nturwanire kuba inshuti ye, kuko usanga abantu benshi bashyiramo imbaraga nyinshi kugira ngo babe inshuti n'umuntu, ugasanga umuntu aravuga ngo ariko se uyu muntu sinzi icyo nshaka, ugasanga rwose yaguciye amazi. Ni byiza rero kwemera. Niba umuntu adashaka kuba inshuti, wiforsa, mureke.
ntugaforce, ugomba kumenya ushaka ko muba inshuti mukaba inshuti, utabishaka ugahagarika rwose ntube inshuti nawe. Voilà, ni ibiro nashaka kubagezaho muri iyi video. Niba igufashije ntutinye kuyigeza ku bandi, kandi niba uyikunze ntutinye kuduha like, kandi ukuyisharinge ugeze ku bantu benshi cyane kugira ngo n'abandi bafashwe muri iyi video. Nk'ibisanzwe yari Mpenzi, kurikira inzozi zawe, inzira ni iyi. Bye.